mbanje kubasuhuza mwe mudukurikirana ku Mirabyo TV. Mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana ishobora zose. Wowe udukurikirana urwaye, uri mu bibazo, Imana itamurure mu bibazo byawe zose. Twagarutse rero kugira ngo tuganire kuri cya kibazo duhora tuganira, mbese umuntu yakwirinda ate umwanzi, cyangwa umuntu yakwifata ate ukiri umukobwa mu gihe utaragera igihe cyo gushaka. Ese mukobwa uraza kuduha muri komenti utubwire ngo umuntu yakwifata gute cyangwa umuntu yakwitwara gute. Icyo nicyo tuje kuganiraho kugira ngo tujye tubaha inama za buri munsi. Nagarira mukobwa rero ujye ubaha inama za buri munsi zo ku muntu ukuntu agomba kwifata. Umeze neza? Urakomeye? Muratubabara abakunzi bacu, ahantu turi ni ikirere kimeze nabi. Ntabwo ari ukuvuga ngo icyo dukoresha nicyo gifite ikibazo, oya, ni ikirere kimeze nabi. Ikirere kimeze nabi mugomba kujya mubitwihanganira bitewe n'ibikoresho dukoresha. Twe dukoresha telefone, ntabwo turabona inkunga yo kuba twagura kamera cyangwa ngo tubone ibikoresho bihagije, ariko kubera ko Imana yashatse ko tujya tuganira, niyo mpamvu twifashishije telefone. Yego, twaribwira abakunzi bacu, wari umaze iminsi utagaragara, ese wari waragiye he? Byari byaragenze uti? Mbanje kubasuhuza. Nari maze iminsi mpuze cyane, ndi gusenga. Nashira umunyamasengesho uvuga ngo ari uhuze uri gusenga? Yego, ndi umunyamasengesho, ahubwo abo bakobwa bijya bigora kwirinda, n'abasengera Imana ikabibafashamo. Yego. Nashaka kubaza, twaje kuganira, ari ikiganiro waduhaye kivuga ko uri umukobwa ukirinda. Turagarutse. Nta kibazo. Ese umukobwa yakwirinda ate abonye ibishuko imbere ye bizatuma adashobora kwihangana? We watubwiye ukuntu wirinda, ese umukobwa yabyirinda ate abona bimwugarije cyane? Icyambere ni uko utararikira ikintu kitari icyawe. Mbega nimba udafite ikintu cyawe, ugomba guharanira buryo ki ugomba kukibona. Njye nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo mu gihe ugifite amaguru yawe mazima n'amaboko yawe mazima, haranira kuzabona icyo kintu. Wowe mukobwa, umuhungu nagusukishe telefoni, nagusukisha amafaranga, nagusukisha ako gakanzu, udukweto. We mukobwa uvuga ngo nyine sinabivukanye cyangwa navutse mu muryango udafite ubwo bushobozi bwo kubona icyo nshaka, mere hasi nshaka buryo ki nanjye icyo kintu nazakigeraho. None se ko ari abakobwa usanga avuga ngo hariho abana b'abakobwa bakuriza ubusambanyi n'ibiki, avuga ngo mu gihe nta mavuta afite yo kwisiga cyangwa umwambaro sitire nziza, ngo agomba kujya gusambana kugira ngo abibone. Ese icyo kintu kuri wowe ucyumva uti? Hari umuntu uba waramenyereye kumva ko yahora arya utw'abandi, kumva nitwo tumunyuze. Sinzi, abantu bagira imiterere itandukanye, tugira imiterere itandukanye. Hari umuntu uba wumva ko nimba wenda urugero nkundanye n'umusore, nkumva ko buri kimwe cyose nta kimurya, ngo ni ugukura ibyinyo. Niko mubyita, ngo ni ugukura ibyinyo umuhungu. Ukumva amavuta meza ibihumbi magana, ukumva ko uwo muhungu mukundana ari we yakagombye kuyakugurira, ukumva ko inkweto nziza ari umuhungu, ukumva ko buri kimwe cyose wagitura umuhungu akaba ari we ukikugurira.
wowe ntiwishyiremo se azaho ninamubona cyangwa se nanyanga bisagenda bite ninabona subingurira njye mba numva inama nabagira ari iyo guharanira icyo kintu kugira ngo bakibone hano kuvuga ngo uyazangurira iki uko nimuzahorana yabiharanira ate n'akazi afite njye nkunda kuvuga ngo ni gute akazi karabura k'amafaranga menshi ariko njyewe mfite amaboko abiri ntakikora n'ibyo bishingwe ngo ndavuga bo mu cyaro bazikorera gute ibishingwe mu cyaro se bikorera ibishingwe ko bajya kubifumbiza imirima ako njyewe nshobora kuba naratinditse ibishingwe nshaka ko bigera wenda mu mubande sinzi nimba mubyumva bamwe bo mu mujyi mu kabande hasi ukaba ushaka ko bihagera ngo uteze wenda imbuto ibirayi se ibijumba se mbega ibintu bitandukanye ukaba njyewe ukaza ukambwira njyewe ati shakira umuntu cyangwa se ndashaka umuntu urabingereza mu kabande nkamuha amafaranga ya naye yego icyo si kirakase wajya kugikora ukavana amaboko mu mufuka ukagikora ukabona ayo amavuta ni agahenda none se ibyo rega ndabyumva amavuta ni agahenda ariko hari umukobwa wanga gukora atekereza ngo njyewe ninkundana na runaka arama amavuta arama umwambaro icyo kintu ni ikintu gikwiye uri umuntu w'umukobwa ntigikwiye ariko njyewe ntekereza ko abantu bafite ese uwo musore atabukuguriye wabigenza uti biba birakomeye njye ntekereza ko mba numva ikintu ubundi nabwira abakobwa ni ugukura amaboko mu mufuka ukavuga ngo nimba ikanaka se ko namenyereye kumukura ibyo byinyo mu gihe yanyanze birashoboka hari ukuntu umuhungu agukunda hari icyo agushakaho kandi nta ntego agufiteho icyo kintu akageraho agasa nkaho yumva ko aguharurutse ukuntu ashaka kubaka urugo rwiwe nyarugo akaba yakureka akajya kubaka urwo rugo nyine ibyo yaguhaga ubwo arabireka aguha ibyo bintu bitewe n'icyo agushakaho none se umuhungu ugukunda wavuze umukobwa cyangwa umuhungu n'abahungu turaza kubageraho njyewe navuze umukobwa abakobwa akaza akamurya ibintu yamara kubimurya uwo ni umukobwa akagenda akarya umuhungu ibintu bye byose yarangira akagira gute akamwihora kuko ari icyo yamushakagaho njyewe ngira impungenge hanze aha abana b'abakobwa usanga umwana w'umukobwa ahagaze ku muhanda ntashobora gushaka akazi haravangwa akazi k'ubuyedi cyangwa k'iki ni akazi kagayitse ariko akazi kari buguha amavuta cyangwa kaguha umwambaro akazi kose ni akazi yego reka tugere ku bahungu ese umuhungu aguterese tukiri ku bakobwa inama nabagira njyewe wenda sinakundanye n'abantu benshi ariko ingero zose cyangwa hari nuko nabibonye nagiye mbibona ku nshuti zanjye zinganiza zikamubwira ngo iki kintu cyabaye nkazigira inama icyo nabonye cyo umuhungu ntiwamurya amafaranga akaguha amafaranga umunsi wa mbere wa kabiri akayaguha bwa gatatu akagura ikanzu bwa kane akakugura inshuro zirenga 3 muri izo 3 zonyine nibwo akubwira ngo nsura ukamusura akenshi ntabwo baba babibabo baba baba geto abasore ego ukamusura kumusura uragenda mukaryamana uko bisa kose nta muhungu ni bake ku ijana ni nka 20%. Umuhungu mu gihe yakubwiye ngo ngwino nsuro kagenda inshuro ya mbere arakureka, iya kabiri, iya gatatu shani wamucira. Yaguhaye ibintu byo wabijyanye cyo ushaka yakiguhaye, wageze muri ghetto aba wenyine. Nziko icyo yagusaba cyose haka urakimwe.
murakemuka. Njye mfite impungenge yo kuvuga ngo se uyu mukobwa nimba si uyu muhungu kabiri gatatu si musaza we, ariho usanga abakobwa batera risika ababyeyi bagatwara amata. Aba yumva ibyo agiye kurya ari byo umusore azamureka. birakomeye cyane. Turabwira abakobwa kugira ngo mwirinde abasore, kubera ko umusore ntabwo warya ibye kabiri gatatu, mwareke kutagusaba ko muryamana cyangwa mutera inda. Bagira inama bagira inama barumuna banjye. Hari umuhungu ujya ukubwira ngo wenda urugero njye mbana wenda na mama, ndamubeshye ngo ngiye gusura umukobwa w'inshuti yanjye urwaye, kandi abesha ndabeshya ahubwo ngiye gusura umuhungu ndarara ntahe mu gitondo. We mukobwa ugiye gusura umuhungu araguhamagaye ngo ino nkubwire kandi urarara uzataha ejo. Ubu wumva si umugabo wawe mwambikanye impeta mwasezeranye, si musaza wawe, si bene wanyu. Iyo ni indarambaya. Urumva? Uragiye murinjiye, muratetse murariye, uraryamye muraye ku buriri bumwe, uba wumva ko muraryama nka musaza wawe, muraryama nka bene wanyu, nkako nkaki. Iyo tuyita indaya, iyo katuyibare mu buryo uko icyo gihe umukobwa aba yabaye iki, indaya. Reka tugere ku basore nabo. Nk'umusore uba ufite abakobwa 2, 3, 4, 5 bose abatereta, icyo gihe abazashaka umeze gute? Hari akajambo bakunda gukoresha kameze gati ngo bagarira yose, ngo ntabwo ziri zera cyangwa izarumba. Bakitwaza icyo kintu kigatuma bakundana n'abantu benshi cyane, barenze umwe, barenze 2. Ariko kuri njye numva ko umusore atagakundanye n'abakobwa 2, 3, 4, 5, yagakundanye n'umuntu umwe kugira ngo se arebe ko yamuhira. Kuko iyo ukundanye n'abakobwa benshi numenya ngo se uyazubaka cyangwa uranazubaka. Njye niko mbyumva, urabyumva ute? Njye ko mbyumva gukundana n'abakobwa benshi banumva atari byo. Mpamvu ya mbere, hari ikintu bitwaza abahungu ngo umukobwa uguhaye keya kurusha abandi niwe umuntu ufite urukundo. Wa wundi uza kugusura karara, wa wundi uza kugusura buri munsi, wa wundi mutemberana cyangwa mukarara mu marogi, akakumvira, umwe mujyana ku mazi, nyine mukari hamwe hose. Buriya niwe, nimba bafite ari nka 5, umwe baravugana wenda bagahura rimwe mu cyumweru, undi gutyo bitandukanye, ariko hakaba n'undi wa nyuma wa 5 wenda ukora buri kimwe cyose, yamubwira rangwe n'utsure urarara akabikora, ngo uwo niwe ufite urukundo. Ntabwo ngo ari wo kubaka. Uwo ni irari, ariko ntabwo ari urukundo. Uwo ni wa wundi urarikira ibyo ushaka. Abari irari ntabwo ari kubera ko urukundo. Umukobwa uzubaka ntabwo umubwira ngo ngwino urare atari musaza wawe, cyangwa se mbega ngwino urare ngo azarare, akubwira ngo hoye ntibishoboka. Ntabwo njye najya gushaka kurarana nawe tutarashakana. Icyo kintu akakubwiza ukuri. Kandi kuko umukobwa numubwira ngo ngwino ndaze, agahita aza yiruka nta no gushidikanya. Uwo usibye ko abahungu wenda ngo urukundo ninjije, ariko ngewe nkeka ko atarinjije. Kuki utakujyanye se ngo ukujyane kwa perezida, ugende uterete umukobwa wawe, cyangwa se uhakura umukobwa nimba urukundo ari impumyi? Kuki se nimba urukundo ari impumyi rutagiye ngo ukunde wa wundi utabona, ufite ubumuga bwo kutabona, ukareba wa wundi mwiza? Ntabwo urukundo ari impumyi. Abantu bajya bibeshya bakumva ko
urukundo ari amafaranga cyangwa urukundo ari ibintu. Urukundo ni umutima. Umutima abantu babyumva ko urukundo ari iki? Umutima. Hari abantu bavuga ngo abinkomereza aho naringeze wenda banze ndangize. Umuhungu ubona ko umukobwa araje murararanye, atashye wenda icyumweru gishize, haje wenda arongera araje, muratembereye, muraye mu marogi n'ibindi n'ibindi. Ejo haraza undi. Ese mu by'ukuri ejo haza undi. Nimba koko ejo haza undi. Ukagira icyo gihe uwo musore aba afite. Akagira intekerezo akavuga ngo uyu nguyu nkorera ibi niwe nzashaka. Uko abigukorera niko n'undi wese abimukorera. Kimwe yuko ushobora kugira impamvu z'uko icyo ikintu wenda wamumenyereje kitakozwe, njyewe wamenyereje ibyo bintu nzajya ahandi. Sinzi nimba babyumvishe, njyewe wamenyereje icyo kintu nutagikora cyangwa ukagira impamvu yuko kidashobotse, njye kwihangana bizanga, kwifata byange njya ahandi. Njyewe ngende kuko icyo yakumenyereje ntacyo nabonye kandi ndagishaka. Urwo ntabwo aba ari urukundo. Ndajya ahandi rero. Abantu babyumve ko urwo aba atari iki. Urukundo ntabwo rwubaka. Ntabwo urwo rukundo rwubaka. Umukobwa numubwira ngo se waretse tukaryamana, nta no gushidikanya ngo wenda se umuntu wenda se mbikore cyangwa wegera n'umutima umurana se nimbikora ibibazo ingaruka ziravamo ndazirengera. Mbese byari muri gahunda ko iki kintu kiba, ntugire n'ibyo bitekerezo ugahita uvuga ati nta kibazo tubikore. Uwo ntago azubaka habe, ntabwo uwo muntu azigera yubaka kuko nta bitekerezo na bike afite mu mutwe. Bivuga ko urukundo ari urukundo rw'umwimerere, atari urukundo umuntu ufite urukundo rw'amafaranga cyangwa iki. Uramubwiye ngo turyamane avuga ati ariko ntabwo ibyo aba ari irari. Sinkubwiye ngo uhite umwanga, buriya kukubwira wenda umukundanye n'umukobwa uramubwiye ngo muryamane ahise yemera, ntuzahite umwanga ahubwo uzamugira inama. Mubwiye ngo iki ngiki byari kugenda gutya, mugendane gakeya. Hari ubwo ahita aza mu nzira akumva ko icyo kintu kitari ngombwa, ako kanya kitari ngombwa. Ariko guhita umwanga ntumugiriye inama ahubwo isumureko, ntabwo ari byo. Akaze tugushimire wowe wadukurikiranaga, kandi nawe reka tugushimire wowe utugiriye inama. Ndagira ngo utambutse nomero zawe za telefone, hari abakenera kubagira inama, abakobwa bagenzi bawe ukabagira inama. Nimero yanjye ni 079 51 89 500. 079 51 89 500 iri kuri WhatsApp. Nkanyandikira nkabagira inama. Byaba na ngombwa nkunda gusenga tugasengana Imana. Murakoze cyane.